Iyi video rwose iyo kukwereka ibyiza nyaburanga by'u Rwanda, inyamaswa zitandukanye, uko zigiye zimeze, uko zikina, uko zibayeho. Ibi ni ibyiza by'u Rwanda kuri channel ya Visit Rwanda Hills TV. Ikurikiranire nawe wirebere, ariko wibuke gukora subscribe yani tuzadushyiraho n'izindi video uzajya uzibona. Ingwe ibayita ingwe, ubona mu bibaya muri parike, urayibona hejuru mu giti irimo imanuka, wakibaza ngo yageze yite. Zifite ubuhanga n'ubushobozi bwo kurira ibiti ikiturirayo. Inyamaswa waba uzituzi? Natwo ni utunyamaswa tw'ishyamba. Iyo bise Liyo, ingwe. Liyo ni intare, akibayita ingwe. Turiya tunyamaswa tubonye ingwe. Ingwe yagafashe kamwe kare, uburyo ibigatamiye bita gutamira, kabiragatamiye rwose. Ubona uburyo ingwe ifite imbaraga. Yiyuriranye mu giti hejuru, rebera. Uzi ko na papa kibido nubwo ari urusore atazamuka n'iriya nyamaswa mu giti? Hafi ureba ingwe irakazamukaye mu giti rwose. Ingwe ziba zikaze zifite ibibaraga byinshi kabisa. Cyakora rwose nta wundi wabikora usibye njyewe. Nazamura na 5. Saba murakoze cyane kwitabira, ukomeza ukora subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video tuzadushyiraho. Channel Visit Rwanda Hills TV. Dukomeza twirebera ibyiza nyaburanga by'iwacu.